Yesu ashimwe bakunzi ba BTM TV. Uyu munsi hari ikiganiro nabateguriye ngira ngo tuganire, ariko mbere yuko ngitangira reka twiragize umwami Yesu Kristo. Dufatanye dusenge, aho uri uhumirize amaso, dufatanye dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, Yesu Kristo papa wanjye, papa nkunda, papa washimye kumbaho nkavuka muri iyi forume mfite. Igitondo nk'iki ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye ko wambonekeye, ngushimiye ko nagiriwe ubuntu bwo kukumenya. Reka nabo dufatanyije hano kuri BTM TV, nabo Data wa twese uri mu ijuru, ubagirire ubuntu, bagireho kukumenyaho gato. Ni ukuri waravuze ngo tukwizere gusa, tukwizere, tukwiragize, tuguhamagara ubudasiba, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi iyi si yo Data ntago ari isi yo kuramiramo, ahubwo ni isi ducamo kugira ngo tuzabashe kukubona. Kandi wemeye kwigira umuntu kugira ngo Data mwiza natwe tutazagira icyo twireguza. Kandi wabaye umuntu urakiranuka, ubasha kunesha ubumuntu. Rero natwe uduhe imbaraga zo kubasha kunesha ubumuntu dufite, kugira ngo tubashe gukiranuka ku gato no ku kanini. Kandi ukomeze urusheho kutwigisha no kudusobanurira abo ngiye kuganiriza ibi bintu maze kwiga. Mana, ntaba ari njye ugiye kubivuga, ahubwo habe imbabazi zawe n'urukundo rwawe, nabo bagire gufunguka gatoya, bagire gufunguka mu mutwe wabo nk'uko nanjye Mana nafungutseho gato, nubwo byose ntarabimenya. Ngakomeza kubana nanjye no kungira neza. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye, urakoze, amen. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha mwinshi utagabanije, nicyo navuga. Uwiteka Imana abaho umugisha. Rero muri iki gitondo nk'abakunzi banjye ba BTM TV, wenda nabagezaho uko igitondo cyanjye cyabyutse kimeze. Mu gitondo mbyutse nyine nagize umugisha wo kubona Bibiliya muri telefone. Nahise nsoma igitabo cy'imigani, kuko igitabo cy'imigani ni igitabo kirimo ubwenge bwinshi. Nanjye rwose hari ibyo ntari nzi, hari ibyo nakoraga ntabizi, ariko uko ugenda usoma imigani niko ugenda urushaho kubona yuko hari ibintu udakwiye gukora, hari ibyo udakwiye gukora, ukarushaho no gusaba Imana imbaraga kugira ngo uzabashe kunesha urwo rugamba. Nyuma maze gusoma imigani, nasomye ngeze aho ndabyuka, nditegura nyine nza gufata Bibiliya ngo nige. Nasomye rero sinzi amasaha yose mbisomye, kuko nsomye igihe kirekire, ariko ndashima Yesu we wemeye yuko mfata wanyemereye, kuko nize gusoma kuva mu bwana. Ikinyarwanda umuntu arangiza troisième primaire akizi azi gusoma, ariko nyine hari igihe Satani ashyira igihu ku maso yawe ntugire inyota yo gusoma Bibiliya. Rero muntu nkurikiye hano kuri BTM TV, ndakurarikira kugira inyota mu gusoma. Usome Bibiliya, usome Bibiliya, kuko Bibiliya ni umubyeyi wawe. Niwe ushaka kukugira inama, niwe ushaka kuguhana, niwe ushobora kukwigisha iyi si turimo uko wayitwaramo. Niyo yanakubwira inzira y'ukuri ijya mu ijuru iyo ariyo. Ntago ari amadini yakwigisha inzira y'ukuri, ariko yose ntago twatera amabuye, kuko n'utu duke tuzi n'utwo twakuye mu madini. Ahubwo iyo usomye ukagira iyo nyota,
ukagira inzara n'inyota, ukajya ufata tayimu mu mirimo yawe ya buri munsi, ugafata tayimu yo guhamagara Yesu, aragusobanurira. Muri uko gusoma rero navuze se Mana mperehe nsoma Bibiliya, numva ijwi rimbwira ati komeza urebe mu Isezerano Rishya, basi ugiremo gufungukamo, ugire icyo umenya, ko n'irya kera njye sindarangiza kurisoma, ndi mu Rishya. Ndavuga ariko reka mbanze exactly menye ibitabo biri mu Isezerano Rishya ni bingahe. Nabirebye byose mbona ni ibitabo 20 muri iyi Bibiliya y'abarokore. Ubwo urumva iriya Bibiliya y'abakatolike yo ntayo mfite, ariko uko umwami Yesu azagendamo imbaraga niko nzagira ibitabo byinshi nkasoma, ndetse nkakora na comparaison, nkamenya iyi Bibiliya ni ibiki bakuyemo, iyi ni ibiki bashyizemo, ko hari na Bibiliya z'abayehova zanetralije, zakuyemo ko Yesu ari Imana. Kandi iyi Bibiliya rwose zose zirabisobanura neza ko Yesu niwe waremye ijuru n'isi, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe, ngo muri we niwe harimo ubugingo. Rero maze gusoma ibi bitabo 20 ndimo mbireba, reka wenda mbibabwire kugira ngo nawe wumve ibyo uzi koko. Ni ibitabo 20 biri mu Isezerano Rishya. Urumva nkawe ushaka wica ahantu ukahita uvuga ati Isezerano Rishya ririmo ibitabo 20, kandi biba byiza yuko bya bitabo ubishyira mu mutima wawe, ubishyira mu bwonko bwawe, kuko ngo Yesu Kristo atura mu mitima yacu, agatura mu bwonko bwacu. Igitabo cya mbere rero cyitwa Matayo, kirimo ibice 28. Icya kabiri cyitwa Mariko, kirimo ibice 16. Kirimo ibice 16. Mariko nafashemo icyigisho kigaragaza ukuntu Yesu yabonekeye abigishwa be. Abigishwa be ubwo ni cya gihe amaze kujya mu ijuru. Harimo Luka gifite ibice 24, harimo Yohani ifite ibice 21, harimo ibyakozwe n'intumwa. Ubwo ni ibintu za ntumwa za Yesu zakoze, Yesu amaze ibyo intumwa za Yesu zakoze. Ngo Yesu azamurwa mu ijuru, abigishwa basubira i Yerusalemu. Urumva Yesu yarazamutse, abigishwa bo basubira i Yerusalemu. Yaje kubaha umwuka wera rero, yaje kubaha imbaraga. Nicyo cyatumye nanjye uri mu Rwanda, Yesu yaravukiye i Yerusalemu mumenya, kuko abigishwa be nibo bavuze ubutumwa bwiza babugeza ku mpera y'isi. Niyo mpamvu natwe umunsi tuzamara kumenya ubutumwa bwiza, tuzabuvuga tukabugeza ku mpera y'isi. Ubwo igitabo cya 5 ni ibyakozwe n'intumwa, birimo ibice 28. Hari rero n'ibitabo byanditswe na Pawulo. Intumwa Paul. Izina Paul ni izina ryiza, ni izina ryiza, ni izina ry'umugisha rwose. Ushaka kuryita n'umwana uzabyara wawe, umwaturiyeho ibintu byiza. Nubwo rimwe na rimwe tujya twita abana tutabajije Imana, kandi Imana itubwira ngo ikintu cyose tugiye gukora, ikintu cyose wumva ugiye gukora, ubanza ubaze Yesu inzira. Nimba ari iryo zina ugiye kwita umwana, ubaze Yesu inzira, kuko ni ibintu ugiye kumwaturiraho, ni ibintu ugiye kumwaturiraho. Iri zina rero narikunze, ariko ndikunze deja abana banjye ni bakuru, narangije kubita, ariko hari impamvu ndikunze. Wenda wowe wasobanukirwa neza ko udashaka kuzajya wita izina utabajije Imana. Reka rero dukomeze. Pawulo, ngo ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Pawulo yakoze amaletre menshi, yakoze inzandiko nyinshi yandikira abantu. Ni ukuvuga ngo Pawulo yandikiye Abaroma. Abaroma ubwo nabo ni ab'i Roma nyine, hariya hari kwa Papa, niko ntekereza.
Pawulo yandikiye abakorinto abakorinto ubwo barimo ibice bibiri, yabandikiye bwa mbere arongera abandikira bwa kabiri. Noneho Pawulo yandikiye abagalatiya ni igitabo gifite ibice bitandatu. Pawulo yandikiye abefeso ni igitabo gifite ibice bitandatu. Pawulo yandikiye abafilipi gifite ibice 4. Pawulo yandikiye abakorisayi nabo bafite ibice 4. Pawulo yandikiye abatesalonike ni igitabo gifite ibice 3. Pawulo yandikiye timoteyo yamwandikiye bwa mbere, arongera yandikira timoteyo bwa kabiri. Ubwo timoteyo wa mbere afite ibice 6, timoteyo wa kabiri afite ibice 4. Pawulo yandikiye tito, Pawulo yandikiye na filimoni. Urumva Pawulo yandikiye abantu bangaye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pawulo yandikiye abantu 10 abamenyesha ibya Kristo, abandikira amaletere ndetse yego. Noneho maze kubona ibi bice, ubwo mpereye kuri Matayo kugeza kuri Filimoni, ubwo ni mu Isezerano Rishya. Ubwo Filimoni twavuga yuko ari igitabo cya 15. Noneho naje kubona yuko abaheburayo ni igitabo gifite ibice 12. Ni igitabo gifite ibice 12, abaheburayo. Ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Hari urwandiko rwanditswe na Yakobo. Rero iki gitabo cy'abaheburayo ni nacyo nibanzeho cyane, nitugera imbere ndakibasobanurira. Ntabwo namenye abaheburayo nimba ari abo muri abaheburayo aribo banditse kino gitabo, ariko niko naketse. Umuntu wenda wumva ufiteho kunsobanura kurushije uko nzi, unsobanurire. Noneho hari urwandiko rwanditswe n'umuntu bita Yakobo. Ubwo iki ni igitabo nyine cya kintu tujya tuvuga ngo tugiye gusoma muri Yakobo. Icyo gitabo rero urwandiko rwanditswe na Yakobo nacyo ni igitabo. Hakaza noneho urwandiko rwanditswe na Petero. Harimo Petero wa mbere. Ubwo Yakobo ni umuntu wanditse icyo gitabo. Noneho na Petero ni izina ry'umuntu wanditse icyo gitabo. Icyo gitabo cya Petero kirimo ibice 3, harimo Petero wa mbere na Petero wa kabiri. Hakaba n'urwandiko rwanditswe na Yohana. Hari urwandiko rwanditswe na Yakobo, hari urwandiko rwanditswe na Petero. Yakobo harimo ibice 5. Petero rero harimo Petero wa mbere, hakaza na Petero wa kabiri, hakaza n'urwandiko rwanditswe na Yohana. Hari Yohana rero harimo ibice 3. Hari Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri na Yohana wa gatatu. Hakaza urwandiko rwanditswe na Yuda. Ubwo harimo Yakobo, Petero, Yohana, Yuda. Yuda rero ni igice kimwe. Icyo gitabo cyanditswe na Yuda ni igice kimwe. Igitabo cya nyuma giheruka ubwo mu Isezerano Rishya. Isezerano Rishya ni naryo ni ibyakozwe, ni ibyahishuriwe Yohana, sibyo? Hari Yakobo, hari Petero, hari Yohana nyine, Yohana wa mbere, Yohana wa kabiri na Yohana wa gatatu. Hakazamo urwandiko rwanditswe na Yuda rurimo hagati. N'ubundi wa muntu bita Yohana niwe wagize ihishurirwa. Ni we Imana yabwiye ibyo mu minsi y'imperuka. Maze kubona ko ari ibitabo 20 mu Isezerano Rishya, murabizi hari ibitabo bagiye bakuramo. Sinzi impamvu babikuyemo, sinzi nimba barabikuye mu Isezerano rya kera cyangwa ari iri rishya, ariko ngiye Bibiliya mfite aka kanya inyereka yuko Isezerano Rishya ririmo ibitabo 20.
wabishyira mu mutwe wawe rero, kandi buri gitabo ukamenya icyo Yesu Kristo yagiye akivugaho. Niyo mpamvu hari igitabo natinzeho cyane nkumva buri muntu wese ndi bugerageze kukimubwiraho, kuko nicyo nsomye muri iyi minota yose maze. Ntago we wayimenya, ariko ni myinshi. Kuva nabyuka kugeza ntangiye gushitinga ino video hashize nk'amasaha wenda nk'atatu ane ndimo nsoma. Urwandiko rwandikiwe abaheburayo ni igitabo nasomye ngira n'ubwoba bwo mu mutima. Nshaka kukubwira ngo wakihanganye mu kanya gato ufite, ko harimo ibice 11. Harimo ibice 11. Runo rwandiko rwandikiwe abaheburayo, hoya harimo ibice 12. Urwandiko rwandikiwe abaheburayo harimo ibice 12. Ntago navuga ngo cyose ndakimetiriza, ko hagomba kubaho repetisiyo. Gusa ni ukukigushishikariza kugira ngo umenye n'ibyo amadini yaduhishe. Kuko ntago mvuze ko amadini ari ikintu kibi, ariko hari ibyo batakubwira ngo wumve umenye neza exactly ibyanditsemo. Kuko no muri kino gitabo cy'abaheburayo ni naho nakuye iri jambo, reka ndibabwire. Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 25 haranditse ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe, kuko bamwe bajya bagira ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Bivuga ngo guterana ni ngombwa, kuko ngo uko uriya munsi urushaho kutwegera aba ariko turushaho guterana, ariko guterana duhuje imyumvire yawe ariyo myumvire yanjye, imyumvire y'uriya ariyo y'undi. Bivuga ngo uko musoma Bibiliya mukagendera mu byanditswe, niko utagomba kubigumana, ahubwo hagomba kubaho guterana kwera. Uru rwandiko rero rwandikiwe abaheburayo, ni urwandiko rwandikiwe abaheburayo. Ese ninde warubandikiye? Ni hano nakomeje kwibaza. Abaheburayo nimba ari Pawulo, banza ari Pawulo, nkaba narabimenya neza. Urwandiko rwandikiwe abaheburayo rufite biriya bice 12. Kankubwire rero amatitire y'ibi bice byo mu baheburayo, kugira ngo urusheho kumenya neza icyo Imana ishaka. Igice cya mbere haranditse ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Ni ukuvuga ngo Yesu arusha abamarayika icyubahiro. N'ubundi impamvu abarusha icyubahiro, Yesu ni Imana, ariko ni Imana yambaye umubiri w'umuntu. Ubwo bivuga ngo yagizemo kamere z'umuntu, na bwa bumana bwe arabugumana. Kuriya kubabazwa ku musaraba, yababaye nk'uko umuntu ababara. Kuriya kwambara ubusa, yagize isoni nk'uko umuntu bamwambitse ubusa mu ruhame yagira isoni. Ariko ni Imana yemeye kwigira umuntu, ngo ni nayo mpamvu Satani yumvishe agize ubwoba abonye amusanze ikuzimu, akamwambura urufunguzo. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri titire avuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Ni ukuvuga ngo hari icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika. Ariko aha ngaha nasomyemo nkabona Yesu n'icyagihe yari akiri umuntu, nyine Imana imuvuga ko ari umuntu, yamuhaye icyubahiro kirusha icy'abamarayika, ko n'abamarayika yabarushaga nyine icyubahiro, kuko yari yambaye ubumana. Igice cya gatatu haranditse ngo uko Kristo aruta Mose imbuzi zo kutumvira no kutizera. Hari amategeko Mose yazanye. Kiriya gitabo, biriya bitabo nzabisoma, ibitabo 5 bya Mose,
ariko menye urumva kera bakoreshaga amategeko cyane, bakavuga ibitambo, bakavuga hera hera cyane iki, ariko Yesu Kristo niwe wabaye igitambo kizima, yamennye amaraso aba igitambo kizima. Rero hari icyubahiro Yesu Kristo arusha Mose, kuko na Mose yaramuhanuye, na Mose yaramuvuze, ariko Yesu Kristo hari icyubahiro arusha Mose. Bivuga ngo tugomba kumenya ibyo Mose yabwiraga Abisiraheli byose tukabimetiriza, twarangiza tukamenya ibyo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be. Twamara kumenya ibyo Yesu Kristo kuko natwe turi abigishwa be, kuko abigishwa yarabatumye, yamaze kubamanurira umwuka wera, arabatuma ati nimumara kugira imbaraga abahawe umwuka wera, muzagende mubwirize ubutumwa ku isi yose. Noneho igice cya 4 haranditse ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Ahangaha nyine kwa kuruhuka ku isabato nabyo nabisomyemo, ariko hari uburuhukiro Imana yageneye abayizera, kuko n'isabato siyo yatujyana mu ijuru. No. Uko umuntu agenda asoma niko agenda arushaho kumenya ukuri. Uburuhukiro Imana yageneye ni ukwizera Yesu, tugatuza Yesu mu mutima wacu. Urumva iyo watuje Yesu mu mutima wawe, icyaha kirahunga, icyaha n'igisa nacyo kirahunga kikajya kure yawe. Rero hari uburuhukiro Yesu Kristo yageneye abamwizera. Igice cya 5 ngo Kristo umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Ahangaha iyo usomye ukuntu Kristo ari we mutambyi mukuru, amaraso ye yatumenekeye, niwe mutambyi mukuru uruta abandi batambyi bose. Nta mwigisha uruta umwigisha, nta mwigisha uruta umwigishwa. Buri muntu wese agakwiye kuba mu guca bugufi. Yego ufite icyo yamenye arusha abandi, kuko tugomba guterana akabahugura, ariko Yesu Kristo niwe mutambyi mukuru wakuyeho bya bitambo byose. Aha nasomyemo n'amaturo, nasomyemo n'iki, umva ni byinshi. Niyo mpamvu ngushishikariza gusoma igitabo cy'abaheburayo, uzabanza ugisome, kuko hari ibice byinshi ubona insengero zisimbuka zitatwigisha. Ubisome umenye ukuri. Urumva. Noneho igice cya 6 ngo abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Igice cya 7 ugenda usoma, ukagenda nawe ubwira umwuka wera akagusobanurira. Igice cya 7 haranditse ngo ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazahanguka. Ni ukuri, ubutambyi bwa Kristo ntibuzigera buhanguka. Ubwo ni igice cya 8, titiri iravuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Nyine Kristo, kwizera Yesu Kristo, nta kindi kintu twagakwiye kumwizereramo. Ni ukuri mbikubwire, Yesu Kristo ni uko umwizeza umutima wawe ukamutuzamo, warangiza ukareka icyaha n'igisa nacyo. Kugira ngo rero ureke icyaha n'igisa nacyo, ni uko utuza Yesu Kristo mu mutima wawe, cya kintu kibi cyose akakimura akagikuraho. Hakaza ngo ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Baratambye ihene, ngo bakoraga buri gihe amaraso, buri gihe bavushaga ikintu kugira ngo babashe kugera ku Mana. Kandi habaga hari umutambyi mukuru, hari ahera hera cyane, biri mu baheburayo. Nusoma iki gitabo ntabwo ari ibice byinshi, ibice 12 byonyine, utanasoma amasaha arenze, reka tuvuge amasaha arenze 3 cyangwa 4. Ushobora no gufata akanya kamwe ukavuga ati uyu munsi
reka nsome iki gice ngire ikintu numvamo, ko ari umwanya w'umuntu mwinshi ushobora gusanga upfa n'ubusa ntunasome. Ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Aha ngaho iyo wumvishije ukuntu Yesu Kristo ari igitambo, yapfuye rimwe gusa, icyo dusabwa ari ijambo bita kwizera. Kwizera Yesu Kristo nibyo bizatuma tubona ijuru. Kwizera Yesu Kristo nibyo bizatuma tubona ijuru. Muntu uzi ko uri mu rusengero, mu idini runaka, bitakubwira ko ugomba kwizera Yesu Kristo, umenye ngo ijuru ntaryo uzabona. Uzagira iyo migenzo myiza, kuko ngo amategeko yagiriyeho abanyabigande, ukiranuke, utange, ukore bya bintu byose byiza, ariko utarigeze wizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza, kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru ntabyo. Kandi ijuru rizashiraho, n'isi ishireho, habeho ibindi bishya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Igice cya 10 haranditse ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Niyo mpamvu tugomba kwizera. Icya 12 hakandika ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegerezo by'abizera. Noneho batubwira kwizera icyo ari cyo, ngo kwizera, definisiyo yo kwizera, urumva, ni ukudashidikanya neza, ukizera ko ibyo utabonesha amaso biriho kandi ari ukuri. Urumva, iyo ni filozofi. Ibyo bintu kugira ngo ubishyire mu mutima wawe n'imbaraga z'Imana. Ntabwo wapfa kubishyiramo gutya gusa ngo uvuge ngo Yesu ntitwigeze tumubona. Twebwe turi mu byanditswe, turi mu byo twabwiwe, ariko ibyo twabwiwe ukabyizera, urumva nyine kubona agakiza ni ubuntu ugirirwa n'Imana. Noneho rero ngo kwizera, kwihanganira. Noneho igice cya 12 ititire yindi, kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Ni ukuri muri ino si, mu isi twavukiyemo, mu isi turimo, ntabwo tuzigera tubura ibitugerageza. Ntabwo tubaho tudafite ibitugerageza. Kandi ngo ibitugerageza byo, nasomye, ibitugerageza abizera Yesu Kristo uko byagenda kose bagomba guca mu kigeragezo. Icyo kigeragezo kiba kije kugira ngo kigutegurire kuzahamya Yesu. Ntabwo wavuka mu mudamararo ngo ibintu byose bibeho udamaraye ngo uzagire kwizera Yesu. Umuntu wese ugira kwizera, akagira kwizera gukomeye, kwizera nk'ukwa Pawulo, kwizera gufite imbaraga, ni uko aba yaciye hehe? Mu bigeragezo. Noneho hari iyindi titire ivuga ngo guhugura kutari kumwe. Aka kantu niko ngira ngo nze kwigisha abantu nanone. Rero urumva, iyo wamaze kwizera, batwigishije abantu benshi bagiye bizera, twazajya tunagenderaho. Kwizera kwa Sara birimo urabisoma ukabona yuko nyine abantu bose bizeye bakajya mu ijuru badapfuye. Mbese abantu bizeye bakajya mu itanura ry'umuriro. Uko kwizera nyine niko Yesu Kristo adusaba mu mutima wacu. Nawe mukunzi ukurikiranye BTM TV, ndagira ngo ugire kwizera. Navuga ngo kwizera kugize gute? Kwizera guhambaye, sibyo? Reka rero dukomeze. Ngiye kubabwira rero bwa nyuma nabashe gukora agasamari k'ibintu Imana iduhugura. Reka nawe ibi bintu Imana iduhugura mbikubwira. Imana itubwira ko tugomba kugira urukundo rwa kivandimwe, kugira urukundo, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo rwa kivandimwe ni urukundo ruzima. Uzareba abantu bava inda imwe bakundana ibintu bizima. Hari time ibaho bashaka gushwana, ariko ejo
wahura ukagira ngo no gushwana ntibyigeze bibaho. Nibyo Uwiteka Imana ukababarira, ukamubabarira vuba. Umuvandimwe wawe ntiyarwara ngo unanirwe kumva ugize ako gahinda ko mu mutima. Rero Imana twese uko turi ku isi idutegeka gukundana urukundo rwa kivandimwe. Ikindi ikatubwira gucumbikira abashyitsi, kuko ngo abo bashyitsi ushaka kubacumbikira ugasanga n'abamarayika ucumbikiye. Umuntu yazi wakugana, warasabye Imana inzu, wayisabye iki, ariko ugasanga ahise arakara, ahise agira umujinya, ahise cumbikira umushyitsi. Kuko uwo muntu uje ukugana hari n'igihe aba ari marayika ukuzaniye umugisha, warangiza ukanga no kumucumbikira ukamusubiza. Urumva turi abavandimwe? Nimba turi abavandimwe, ni gute wakanga gucumbikira umuntu? Hakaza kwibuka imbohe. Buriya hari abantu bari muri gereza barengana, yewe harimo n'abarimo batarengana barakoze ibyo byaha, ariko ukibuka gusengera imbohe, ukibuka wanabagemurira, wabasura, wabaha imyambaro, ugasura imbohe ngo ukababarana nazo. Ni ukuvuga ngo umuntu yaba yaguye mu kibi ntumwishime hejuru ngo ni uko wenda yaba yaranagikoze, ahubwo ukumva ugize agahinda ko mu mutima. Urumva ukibuka n'abagirirwa nabi ukabagirira impuhwe. Hari nk'ukuntu ngiye muri kamere yanjye nteye, ntabwo nshaka kugira ngo wumve ko nshyigikiye abajura, ariko sinjya mbona bakubise umujura mu isoko ngo nihangane. Numva ngize agahinda ko mu mutima ko mbona ukuntu bamuhurijeho. Hari igihe ubona ngo yibye ngo ni umujura, bakamuhurizaho. Yesu we, ukagira ngo nyine simvuze ngo nshyigikiye abajura, ntabwo mbashyigikiye pe, ariko se buriya iyo umuntu yibye ibyo kurya mu isoko ukabona murasaze neza, mumuhurijeho muri nka miliyoni ngo mumwice, kandi ugomba kubabarana nawe, ahubwo ugasigara uvuga turiya mwuka mubi wamuteye w'ubujura, ukaba wanafata tayimu yo kumwigisha ukamwereka yuko ubwo ukajya mu migani nyine kagomba gukora, ko imirimo y'amaboko yari izamuha umugisha, kandi ukamwereka yuko ubwo bujura bwe ari bwo butumye mbese bamushungera, nawe bamushungere, ukabasha kubigisha ijambo ry'Imana ko batagomba kuguruka kuriya kwa kundi njya mbona. Se wowe ujya ubibona ute? Wowe unyumva muri iki kiganiro, iyo ubonye umujura nko mu isoko yibye ikintu koko yakibye, ariko ukabona baramusimbukiye, njye ntakubeshye n'umutima wanjye Imana irabizi, numva mfuye mu mutima ku buryo wanagira ngo dufatanyije kwiba. Yewe wamujura we ntukibe, kuko ubwenge bw'imigisha, ubwenge bw'ibifatika buri muri Bibiliya, kandi usomye Bibiliya ntabwo wakora icyo kibi, ntabwo wakora icyo kizira. Hano harimo no abashakanye nyine bakubahana bakishimana, nabyo birimo ko icyo gikorwa kigomba kubahwa. Ni inama hano babagiraga. Ikindi ni ukudakunda iby'isi cyane, nyine utabikuye muri wowe. Simvuze ko utakunda iby'isi, ariko nyine ugasanga umutima wawe wose ibintu byawe byose amafaranga. Haranditse ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. No kunyurwa biva ku Mana. Simvuze ngo wange impiya, ariko zivuye mu maboko yawe, cyangwa n'izo ushaka kugira ngo unyage umuntu runaka wazibonanye. Kwenda umuntu yigiriye kwirangurira mu Bushinwa, uramwometse, warangiza ukajya kuba wamwicirayo kugira ngo za mpiya ze yajyanye uzigumane. Ubukunzi impiya wagakwiye kumugisha inama, nimba umubonanye umugisha ukavuga ati se harya amafaranga wayashatse ute? Nawe yaba umunyamugisha, atari umuntu ushaka
kwirohayo iby'isi byose akakubwira ati naciye aha cana aha n'aha nkora gutya na gutya, kuko no muri uko gukoresha amaboko ugomba kuba umukiranutsi. Nimba ari imisoro ukayitanga, mbese ukaba umukiranutsi mu kazi kose ukora, muri bizinesi ukora. Nimba ucuruza mu mujyi, ntushake kugira ngo umuntu uzi umukubirane. Mbese Yesu we, ibintu byose ugomba gushyiramo agakiza. Ibintu byose ukora ugomba gushyiramo gukiranuka. Bacuruzi, ucuruza ute? Ni gute ucuruza? Ucuruza nk'umuntu uko kuzi ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Ucuruza ukiranuka. Ukuri, kuko ukuri niko kuzatuma tubona ijuru. Ukuri kwawe kungana gute mu byo ukora, mu mirimo yawe ya buri munsi? Kuko niyo wihaye kuvanga gato waramenye ukuri, cya gihombo kiraza. Kuko ubu uvanze Imana, kandi ni Imana ifuha. Yesu Kristo ni Imana ifuha. Ni Imana ifuha. Niyo mpamvu bizinesi zawe zose wakora, wagakwiye kuzikora wabanjije Yesu imbere. Nuje kuguhahira imico yawe igasigara yamurenze, kavuga se uyu muntu ameze ati. Hari igihe ugenda umuntu akakubwira ngo iki kintu nanjye njya ncuruza nk'imyenda, ariko hari ijambo nabwiye Imana umucuruzi atagakwiye kuvuga. Ntabwo ugomba kuvuga ngo iki kintu ngo nakiranguye ngo 5, ngo ndashakamo ngo 7, kandi wenda warakiranguye 5. Icecekere, umugisha wawe wenda uve kuri uwo muntu nashaka kigura 40,000, ariko umubwira ati iki ni 40. Kuko hari igihe usengera ikintu cyawe kigacamo umugisha nyine. Cya kintu ushaka kuba wanaguze itaranto imwe ukaba wakikuramo amatarano menshi, ariko utongeyeho rya jambo ngo nakiranguye aha ngaya ngo njyunyunguye, kandi wenda kunguye inshuro zirenga na miliyoni. Sibyo? Dukomeze. Mwibuke ababayoboraga, ngo twibuke abatwigishije kera, abatuyoboraga kera bakatubwira ijambo ry'Imana, tugire kwizera nk'ukwabo. Hari igihe dusenga ngo Mana ya Mose, Mana ya Aburahamu. Nuko Mose yizeye Imana, arangije yari umuntu aba Imana, yabaye Imana y'Abisiraheli. Rero uko kwizera Mose yagize, akajya yumvira ibintu byose Imana imubwiye, natwe kutubere inyigisho. Reka tugire nyine abantu twigiraho mu buzima. Umuntu wese agira umuntu yigiraho, agira rero modo wiwe mu mirimo yawe ya buri munsi. Ushaka kubona nk'umuhinzi uzi guhinga cyane ukamwigiraho, wabona umucuruzi uzi gucuruza neza kunguka ukamwigiraho, wabona umuyobozi uyobora neza ukamwigiraho, ukavuga ati aya maprincipe yiwe agomba kuba yanjye, ukamwigiraho. Wabona hari umuntu uzi ijambo ry'Imana mu mutima ugendana naryo, wariziritse ku nkingi y'umutima wariziritse, waryambaye mu ijosi, ukamwigiraho. Rero hari abantu bari muri Bibiliya tugomba kwigiraho, ingeso zabo, imvugo zabo, intekerezo zabo, natwe zikatwomaho. Nawe rero ugira abantu wigiraho mu buzima bwawe, ugire abantu wigiraho. Ese umuntu wigiraho ni nde? Rero modo wawe ni nde? Ese ni umunyabyaha? Ni umunyakuri? Twabonye yuko ibishashagirana byose atari zahabu. Hari igihe ushaka kubona umuntu ukumva ushatse kuba rero modo wiwe, ariko ese ibyo akora bihamanye n'ijambo ry'Imana? Kuko umuyobozi w'ukuri muri ino si ni Bibiliya. Ibyo binakora bihabanye n'ijambo ry'Imana, kuko umuyobozi w'ibyiza ni Bibiliya.
Hari inyigisho rero ziyobya abantu. Niyo mpamvu gusoma ni ukuri harimo ibanga. Gusoma harimo ibanga kurenza uko waza kuri YouTube ukumva amagambo nkubwira ukamiragura. Ahubwo wagakwiye kuvuga ati ibi bintu ambwiye reka nanjye mbisome. Nanjye hari abantu ndimo kwigiraho, hari agaprincipe buriya ujya ugira umuntu ushaje, umuntu ukuze ugenderaho. Hari ikintu mpyisi yanyigishije. Yaravuze ngo ijambo ry'Imana uraryiga ukarimenya nawe ukarimira. Nawe rero nkurikiye hano, ijambo ry'Imana bararyiga ugasoma kandi ukamenya ukuri. Ukuri rero kuri muri Bibiliya usanga abantu badaturuna oturu yako, ni ijambo rivuga kwizera Yesu Kristo. Icyo nicyo kiri muri Bibiliya, nanjye nicyo nakuye kuri mpyisi. Ibindi byose, ibyo by'amasabato, ibyo by'amadini by'iki, no. Ariko ntabwo uzakumenyera kuri YouTube channel ya BTM TV, no. Uzakumenyera utuntu duke nzashyira hano, nawe nurangiza ufate time yo guhamagara ijuru. Urihamagara uribwira ati mwami wanjye, wamanuka ukagira amagambo nshyiramo, ukagira amagambo ushyira mu mutima wanjye nkayagendana. Ndetse uko wamara kukumenya ukagira nawe abo uhugura, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo mpaka bigeze ku mpera y'isi. Hari abana bavuye mu minsi mike mu Buhinde, nagerageje kubabaza amakuru, bambwira nyine ko basenga imana zabo, bafite imana nyinshi bazicuruza mu isoko, sindakandagirayo, ariko ayo ni amakuru numvishije. Ngo barazicuruza mu isoko, ukagenda ukagura iyo mana, ukagenda ukayiha ibyo kurya. Hari n'uwanyeretse akavideo barimo baramya izo mana zabo, bambaye ibirenge, bafite n'ibyo kurya mu ntoki n'imyotsi n'iki. Mbese ni nko guterekera, ko sinigeze nterekera, ariko hari ibyo njya mbona Rutanga rw'amaboko ajya akora nkabona nabonye bisa nkabyo. Ese koko uko niko kuri? Ibyo nibyo twagakwiye gukora koko? Hariho imana nyinshi, cyangwa hari imana imwe yemeye kwigira umuntu, ifata n'urufunguzo ifungura n'ikuzimu. Ubwo Yesu yamaraga kumena amaraso, nibwo yari abanye imbaraga zo kujya gufungura n'ikuzimu kugira ngo abashe kugerayo. Agakiza ni ubuntu, ariko nawe wabwira Yesu Kristo akakugirira ubwo buntu akakugenderera. Kuko nanjye ndacyamwinginga ngo angirire ubuntu angenderere, sinjye kure y'ijambo rye, sinjye kure y'icyo avuga, kandi sinanajye mu nzira nabwiwe n'abantu bambeshya hari indi migambi bagamije. Hari igihe umuntu ashaka kukubwira ikintu akubeshya, hari ikindi kintu agamije, atagamije kugusunikira kuri Yesu. Kanguha ubuhamya ho gato nkurikira hano kuri BTM TV. Nta gihe kinini gishize nshatse Yesu. Navukiye mu idini ya ADP, gusa nanizi ko mama wanjye yasengaga kandi nkabona azi Yesu, ariko uwo Yesu yari azi ntabwo ari we nari mfite. Kuko igihe cyarageze ndagwa mbivamo, ariko numvaga ntaguwe, numvaga ari ubusirimuka, ko hari n'abatwigishaga ko ari ubusirimu, ariko nzagenda nkubwira gake na gake. Nashatse Imana rero ndayihiga, njya ahantu hose ngo menye Yesu, ngeza n'ubwo mbaza Yesu ngo waraje ntitwabimenya, ariko kumbe Yesu ntaraza. Yarakoze kuba naramumenya ataraza, kuko ubu ngubu simfite gusubira inyuma, ahubwo mfite kujya imbere. Umunsi yaje nanjye nkazamubona, mfite kumukwigisha nkamwigisha n'abana banjye n'abazankomokaho. Nagize inyota y'ijambo ry'Imana ndaribura. Nagiye mu nsengero nyinshi nshaka Yesu ko banyigisha basi nk'ibi nkwigishije, ko banyicaza basi bakambwira iri jambo, bakanyigisha Bibiliya nkayumva, ndabibura. Ndashima Yesu rero wansobanuriye mu bujiji nari mfite, mu buyobe nari mfite, we wansobanuriye
agatuma uwo mwengera n'aka gato mfite, aka ni agatonyanga mu nyanja, nzi ko azanyagura akangira mugari, nzi ko azangeza kure, nzi ko azampa ijambo nkarigendana mu mutima wanjye, ndetse icyo nzi nkakibwira n'abandi. Niko naje kuvumbura YouTube channel, kuko ngewe namye mfite channel nari narayifunguye ariko ntazi ibyo nzakoreraho. Nza kubona abakozi b'Imana barimo Uwambaje Emmanuel, barimo Pastor Mpyisi, barimo Rutayisire, barimo Gitwaza n'afite ibintu yanyigishije, ni benshi. Ngenda nsoma ibyo bavuze byose siko mbimira, nshyiramo akayunguruzo, ariko aho bigeze ubu ngubu birageze ko soma ijambo ry'Imana cyane cyane, Imana ikanyuzuza nanjye nkagira ibyo mbabwira. Uko rero niko naje kumenya ko ngomba gusoma, ubwo naje no gusoma Bibiliya ntibyoroshye, no gusaba imbaraga z'ijuru ikakuryohera, ukagira izo mbaraga, ugasoma ukagira kumva. Uwiteka rero ampe guhinduka buri munsi, ampe imico myiza, ampe karagita nziza, ampindure mu mivugire, ampindure mu myambarire, ampindure mu mitekerereze yanjye ya buri munsi. Niko nawe unkurikiye kuri BTM TV ngusabira. Reka dukomeze. Ngo ntimukayobye n'inyigisho z'ubuyobe bw'inzaduka, kugira neza no kugira ubuntu mbese bibarange. Abakozi b'Imana bagomba kurangwa no kugira neza no kugira ubuntu. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu. Ni ukuri ugize amahirwe yo kugira umuyobozi mwiza mu by'ijambo ry'Imana, njye niko navuga. Gusa no mu buzima busanzwe uri umurokore, urumva ko ugomba kumvira abakuyobora, kuko aho hantu uri niho ukura umugati. Abayobozi bagomba kubasabira umugisha ukabumvira, abayobozi b'igihugu cyawe ukabumvira, ukaganduka. Izi ni inyigisho Imana idusaba: kumvira abakuyobora, kuganduka, kumvira abayobozi bawe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo ubwo ari bwo bwose. Umuntu wese ukuyobora ukamwumvira. Uwiteka Imana izi mpugura duhuguye zitubeho, tugendane nazo. Kandi nawe nkurikiye kuri BTM TV ugire guhinduka muri wowe. Murakoze kubw'iki kiganiro mbagejejeho. Imana yo mu ijuru, Yesu Kristo abaha umugisha. Reka ndangize nsenga, nsaba Imana kugira ngo umuntu nkurikiye wese akunde gusoma. Dusenge Yesu wo mu ijuru. Papa mwiza wo mu ijuru, Yesu Kristo, Mana nziza, Mana nzima, Mana yandemye ukandemera kubaho muri iki gihe, ushimwe ko nakumenye. Ndakwinginze rero ngo umpe imbaraga zo gukomeza gusoma, umpe imbaraga zo kumenya, kuko nawe utanga ubumenyi. Umpe imbaraga zo kumenya Yesu, uzimpe kugira ngo mbashe kugira mu maso hawe. Reka n'umuntu wese unkurikiye hano kuri BTM TV nawe umuhe imbaraga z'ubumenyi, umuhe imbaraga zo kukumenya, akumenye mu by'ukuri. Ibyanditswe muri iki gitabo cyitwa Bibiliya, nawe abyandike mu nkingi y'umutima we, abyandike mu bwonko bwe, abigendana amategeko ari muri iyi Bibiliya ayagendane ku ntoki ze. Twiteho nyakwa Nyiringabo Imana, utugirire ubuntu, tugirire ibambe, utwigishe, wigishe isi yose kukumenya, bamenye ko kwizera Yesu Kristo ari byo bizatuma babona ijuru. Utazizera Yesu ntazigera akandagira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi nta rindi zina twahaye gukirizwamo atari izina rya Yesu Kristo. Reka buri muntu wese abimenye, reka buri muntu wese agendane nawe ku manywa na nijoro. Reka utwiteho, tugirire neza. Reka umuntu nkurikirane wese akunde gusoma, kandi amaso ye aveho igihu ku maso abashe gusoma. Nanjye ndabigusabye, igitare kisungwa n'amahanga.
ngusabye izo mbaraga, ngusabye kunkomeza, ngusabye kumpa izo mbaraga mu kuboko ndetse no mu bwonko no mu bugingo, ngusabye kumpa kwizera, ngusabye gukora ibyo abandi batigeze bakora, ngusabye kunzamura ukangira udasanzwe. Ngaho rero ngusabye bike mu byinshi, ibyo ubona binkwiye byose ubimpane, na bene data bose n'abavandimwe bose, byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambajije twizeye, urakoze, amen. Murakoze rero, uyu munsi ndumva ari iki cyigisho nateguye. Imana yo mu ijuru duhane umugisha, kandi uwumva yampugura akampa amalinki amenyesha Yesu, amenyesha ibyo nkwiye kumenya by'ukuri nta kuvangirwa, ansendingire kuri, yakandika muri komenti cyangwa se akampa kuri telefone zanjye 0788626027. Uwiteka Imana aduhe umugisha. Murakoze. Ciao ciao, bye.